Birashoboka ko wabura imihango kandi udatwite. Hari abantu benshi rwose bahura na kino kibazo cyo kubura imihango batwite, bakibaza impamvu yabyo ndetse n'impamvu burya bashobora kubura imihango kandi batarigeze bakora imibonano mpuzabitsina muri iyo minsi. Muri kino kiganiro rero tugiye kurebera hamwe impamvu 10 zishobora gutuma ubura imihango bizitari ugutwita cyangwa se mu gihe udatwite ukaba ushobora kubura imihango kandi udatwite. Kubura imihango burya ni ikintu kizengereje umuntu wahuye nacyo, cyane cyane nk'iyo yakoze imibonano mpuzabitsina muri iyo minsi. Ndetse nanone bishobora gutuma wiheba ukumva ko utazabyara kubera ko utajya mu mihango, cyangwa se ushobora kubura imihango kandi udatwite. Burya rwose kwirenza ku bagore cyangwa se abakobwa ni ikintu kibahangayikisha kandi kikabatera ibindi bibazo bishobora no kuza mu bibazo by'imitekerereze. Burya buri wese rero, buri mugore wese agira ukwezi kwe. Niyo mpamvu rero burya tujya kukubwira impinduka zishobora kubaho zigatuma ubura imihango, cyangwa se nanone izindi mpamvu zigera ku 10 zatuma ubura imihango bitari ugutwita, ku buryo ushobora gutekereza zimwe muri izo mpamvu ushobora kuba warahuye nazo, ukamenya impamvu yabyo kandi atari uburwayi, cyangwa se nanone bitavuze ko ushobora kutazabyara, cyangwa se bitanasobanuye ko udatwite. Ubundi kwirenza bitera ubwoba kenshi, ndetse nanone hari abantu bagiye batubaza uburyo nyine umuntu ashobora kwirenza, cyangwa se impamvu umuntu ashobora kwirenza akabura imihango kandi adatwite. Nyine ariyo mpamvu twagize ngo turebere hamwe izo mpamvu 10 zishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite, mu rwego rwo kukumara impungenge, ndetse nanone n'ubwo rwego rwo kugusobanurira kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza n'umubiri wawe n'umubiri w'abagore. Tudatinze rero reka duhere ku mpamvu ya mbere. Impamvu ya mbere ishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite ni impinduka mu misemburo y'umubiri wawe. Burya abagore bashobora kugira impinduka mu misemburo yabo, cyane cyane nk'abagore bafite uburwayi buzwi nka polycystic ovary syndrome. Bukaba ari uburwayi bufata imirerantanga, ama-ovaire cyangwa se ama-ovaries. Ubu burwayi rero butera kuvura imisemburo ya kigabo yitwa androgen. Ibi bikaba bishobora gutera abagore kubura imihango, nubwo bwose uburwayi butaboneka ku bwinshi ku bantu benshi, ariko birashoboka ko bwagufata mu gihe uri umugore cyangwa se umukobwa. Nubwo bwose abakobwa badakunda gufatwa nabwo cyane, bukunda kugaragara ku bagore inshuro nyinshi. Ni uburwayi aho umugore atangira kugira ibimenyetso nk'ibya kigabo, akaba ashobora kumera ubwoya, ndetse ugasanga n'uruhu rwatangiye kumagara cyangwa se gukomera nk'urw'abagabo. Hari igihe nanone burya hari imvubura yitwa tiroyide ivura imisemburo. Iyi mvubura ikavubura imisemburo myinshi irenze ikigero umubiri wacu ukenera. Ibyo bikaba byatera kubura imihango, ariko ibyo byose bikajyana n'imisemburo yavuye ku murongo, cyangwa se ibibazo by'imisemburo. Buno burwayi bwa polycystic ovary syndrome ni uburwayi bushobora kuvurwa cyangwa se ugakurikiranwa n'abaganga, ugahabwa inama ku buryo ushobora kubana nabwo kandi butaguteye ibindi bibazo. Ndetse n'uburwayi bw'imvubura irimo gukora nabi, bw'imvubura ya tiroyide irimo gukora nabi, nabwo ni uburwayi bushobora kuvurwa kandi ukaba ushobora gufashwa ukabana nabwo nta mpungenge. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma ubura imihango mu buryo budasobanutse kandi udatwite ni ugutakaza ibiro byinshi mu gihe gito. Burya ku bagore barimo gutakaza ibiro, cyangwa se bari mu rugendo rwo gutakaza ibiro no kugabanya ibiro byabo, bagatakaza ibiro mu gihe gito ari byinshi, bishobora gutuma babura imihango. Cyane cyane burya ushobora gutakaza ibiro mu gihe ubishaka cyangwa se utabishaka, ariko mu gihe ubona uri kunanuka urimo gutakaza ibiro ukabura imihango, burya nicyo cyabiteye. Iyo rero watakaje ibiro ukabura imihango, ibi biterwa no kuba nyine hari ibinure bifasha mu ikorwa ry'imisemburo ya estrogen. Iyo misemburo nayo ikaba ishobora gutuma ujya mu mihango cyangwa se ukwezi kwawe kukajya ku murongo. Iyo rero burya ibyo binure bifasha mu ikorwa ry'imisemburo ya estrogen byagabanutse, bitewe no kuba urimo kunanuka mu buryo bwihuse, bishobora gutuma ubura imihango kubera ko umusemburo wa estrogen utari gukorwa neza ku kigero gikwiye. Kugira ngo uyu musemburo wa estrogen ube muke mu mubiri, bishobora gutera ikibazo cyo kubura imihango, kubera ko ugira uruhare runini mu ikorwa ry'imihango cyangwa se mu kuba wajya mu kwezi kwawe. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite ni imihangayiko ikabije ushobora kuba ufite, cyangwa se ufite indwara za depression cyangwa se stress ikabije. Burya guhangayika bikabije bishobora gutera impinduka mu mikorere y'agace ko mu bwonko kazwi nka hypothalamus cyangwa se hypothalamus. Ibyo akaba ari agace kagenzura umubiri wacu mu bijyanye n'imisemburo.
Iyo rero imikorere yako yahindutse bishobora gutera kubura imihango, kuko imisemburo igira uruhare mu kwezi k'umugore ntiba igikorwa neza, cyangwa se ntikaba kagitanga komande ngo ya misemburo ikorwe neza, ariko ibyo byose bikaba byaratewe n'imihangayiko. None n'uburyo imihangayiko ituma umubiri wacu ubura umusemburo witwa cortisol. Uyu ni umusemburo nawo iyo ugeze mu bwonko uhindura imikorere ya hypothalamus ndetse na pituitary gland. Ibyo byose bikaba bishobora gutuma ubura imihango bitewe no kuba ya misemburo ituma ujya mu mihango neza buri kwezi yaragabanutse bitewe na stress cyangwa se imihangayiko ikabije. Impamvu ya kane burya ushobora kubura imihango kandi udatwite ni ukuba urimo gukora siporo zivunanye muri iyo minsi. Burya abagore cyangwa se abakobwa bakora siporo zisaba imbaraga cyane, nk'abitegura amarushanwa yo kwiruka, gukina umupira, gukirana ndetse n'ibindi, burya abo bagore cyangwa se abakobwa bashobora kubura imihango mu buryo karemano rwose nta kindi kibazo, bitewe no kuba barimo kunaniza umubiri wabo bakora siporo zivunanye. Ibi ahanini biterwa no kuba izo siporo zishobora gutuma bagabanura ibinure mu mubiri wabo, ndetse nanone ukaba bishobora gutuma bananiza umubiri wabo, imikaya yabo ikaba ikomeye cyane. Ibyo rero bigatuma nanone ya misemburo ya kigore muri icyo gihe barimo gukora siporo zivunanye idakorwa neza ku kigero gikwiye, cyane cyane nk'umusemburo wa estrogene. Ibyo rero bishobora gutuma ubura imihango, ariko atari uburwayi, ahubwo bitewe no kuba urimo gukora siporo zivunanye. Muri make rero burya nk'abantu bagiye ku ikosi rya gisirikare, nk'abakobwa bashobora kubura imihango mu gihe barimo, cyangwa se abantu barimo gutegura amarushanwa, cyane cyane nk'amarushanwa akomeye nko kwiruka, gukina umupira mu gihe bari mu myitozo ivunanye, burya bashobora kubura imihango. Burya n'abakobwa bakina karate, cyane cyane nko mu gihe barimo gukora karate mu myitozo ivunanye, bashobora kubura imihango rwose atari uburwayi. Impamvu ya gatanu ishobora gutuma imihango kandi ushobora gutuma ubura imihango kandi udatwite ni ugukoresha imiti imwe n'imwe ishobora gutuma ubura imihango. Burya hari imiti ushobora kuba urimo gukoresha ukabura imihango, cyane cyane nk'imiti yo kuboneza urubyaro, cyangwa se imiti ikoreshwa mu kuvura indwara y'agahinda gakabije ari nayo depression. Iyi miti ishobora gutuma ubura imihango mu gihe urimo kuyinywa, kubera ko iyi miti ica intege ukwezi k'umugore ndetse ikanakugiraho ingaruka mbi ku buryo nyine ubura imihango mu buryo bufatika. Ku rundi ruhande nyine nk'imiti y'indwara y'agahinda gakabije inagira ingaruka mbi ku ivurwa ry'imisemburo yitwa serotonine na dopamine, nabyo bikagira ingaruka mbi ku kwezi k'umugore aho ushobora kwirenza bitewe n'iyo miti. Impamvu ya gatandatu ishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite ni ibibazo mu turemangingo sano wavukanye. Cyane cyane burya hari abagore bakunze kubura imihango bitewe n'uburwayi bavukanye, cyane cyane nk'uburwayi bwitwa Turner syndrome, aho umugore avukana akarangasano kamwe ka X, ubu kandi mu buryo busanzwe umugore agira uturangasano tubiri twa XX. Iyo rero wavukanye kamwe uba ufite buno burwayi bwitwa Turner syndrome. Iyo wavukanye rero kino kibazo bitera ikibazo cyo kuba wagira ubumuga, cyane cyane mu mirerantanga yawe, amawovere, ndetse ibyo bigatera imikorere mibi y'amawovere, ari nabyo bishobora gutuma ubura imihango. Impamvu ya karindwi ushobora gutuma ubura imihango kandi udatwite ni uko warinjiye mu gihe cya menopause. Burya abagore bageze mu gihe cya menopause ni ukuvuga mu gihe cyo gucura cyangwa se guca imbyaro. Ni igihe rero umugore aba atakibyara ndetse n'intanga ze zaragabanutse cyangwa se zarashize mu mubiri. Guca imbyaro rero ni igihe kibarizwa hagati y'imyaka 45 n'imyaka 55. Kino gihe rero umugore mu buryo busanzwe, mu buryo karemano, ntabwo ajya mu mihango, ndetse nanone imirerantanga ye ntabwo ibikora kubera ko intanga ziba zarashizemo, cyangwa se ugasanga nyine zagize ibindi bibazo bitewe no kuba nyine uri mu gihe cya menopause. Ndetse burya hari n'imisemburo itangira kugabanuka mu gihe wageze muri menopause. Ibyo byose bikaba bishobora gutuma ubura imihango, cyangwa se ukamara igihe kirekire utarayibona mu gihe ugiye kwinjira mu gihe cya menopause. Impamvu ya munani ishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite ni uburwayi, cyane cyane nko mu gihe ufite uburwayi, ufite nk'ikibyimba cyo mu bwonko cyangwa se ikibyimba cyitwa pituitary tumor. Ibi bishobora gutuma ugira impinduka mu mikorere y'imisemburo, ndetse bigatera n'impinduka nanone mu mikorere y'agace ko mu bwonko kazwi nka pituitary gland. Ibyo bikaba bishobora gutuma hari imisemburo imwe igabanuka mu ivurwa ryayo, cyane cyane ikagira uruhare mu kwezi k'umugore cyangwa se uburyo umugore ajya mu mihango. Hari ubundi burwayi bwitwa Asherman syndrome, aho umugore, aho buno burwayi umugore agira ibibazo muri nyababyeyi,
hakaba harimo ikimeze nk'inkovu, nabyo bishobora gutuma ubura imihango ndetse ukajya no mu kwezi kwawe nabi. Impamvu ya 9 ishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite ni imirire mibi. Burya kurya nabi cyangwa se mu gihe urimo gufata imirire mibi muri iyo minsi ushobora kugira ikibazo cyo kubura imihango. Hari abagore cyangwa se abakobwa bagira ibibazo byitwa anorexia nervosa, aho umuntu yinenaguzwa ibyo kurya cyane cyane ugasanga nyine ntabwo ashaka kurya kugira wenda atakaze ibiro, cyangwa se ugasanga arimo kurya indyo imwe gusa ahisemo. Ugasanga nk'umugore cyangwa se umukobwa arimo kurya nka salade gusa, ibindi byose yarabyanze. Ibyo bitera rero kunanuka mu buryo bukabije, umugore akagabanyuka mu buryo bukabije ugasanga yarumye. Ibyo rero bishobora gutuma abura imihango ndetse ugasanga ari intungamubiri ashobora kubura mu mubiri we bitewe no kuba atarimo kurya neza. Ku rundi ruhande hari uburwayi nanone bwitwa bulimia nervosa, aho umuntu arya ku kigero gikabije, nabyo bishobora gutuma ubura imihango kandi umuntu aba aryagagura. Impamvu ya 10 ishobora gutuma ubura imihango kandi nanone udatwite ni ugutakaza ibiro byihuse kandi mu gihe gito. Mu gihe wananutse mu gihe gito ugatakaza ibiro byinshi, ushobora kwirenza ntubone imihango. Ibi bigaterwa no kuba iyo unanuka hari ibinure mu mubiri ugenda utakaza bikaba bike. Ibyo kandi bikaba ari ibinure bishobora kugira uruhare rwiza mu ikorwa ry'umusemburo wa estrogen. Iyo umusemburo wagabanutse bishobora gutuma ubura imihango ukirenza, ndetse ni umusemburo w'ingenzi cyane mu gutuma umugore ajya mu mihango buri kwezi. Hari abantu bashobora kongeraho ibyitwa premature ovarian failure, cyangwa se nanone kikaba ari ikibazo gifata imirantanga ikananirwa gukora neza kandi ukiri muto. Yewe no ku myaka 40 ushobora kugira kino kibazo cya premature ovarian failure, cyane cyane utararenza n'imyaka 40, ukaba ushobora gutakaza ubushobozi bwo kubyara ndetse nanone ntubongere kubona imihango ugasa naho ucuze kandi ukiri muto. Yewe hari n'abashobora kubigira mu myaka 30. Niyo mpamvu rero nabyo bishobora gushyirwa muri icyo cyiciro, ariko ni uburwayi nabwo. Kubura imihango rero bishobora guterwa n'impamvu nyinshi twavuze haruguru zitari ugutwita. Hari n'izo tutabashije kurondora kubera ko ari impamvu nyinshi ushobora gutuma ubura imihango. Burya no guhindura ikirere ukajya mu kindi gice cyangwa se guhindura ubuzima, cyane cyane nk'abantu bajya ku ishuri, bashobora kubura imihango mu kwezi kwa mbere cyangwa se mu mezi ya mbere bitewe n'impinduka bagiye bahura nazo, cyangwa se kubera bahinduye klima, bahinduye ikirere, cyangwa se bahinduye ibyo bakoraga. Muri rusange rero kubura imihango buri gihe ntabwo bisobanuye ko utwite. Bishobora guterwa n'izindi mpamvu zitari ugutwita. Niyo mpamvu bidakwiye kuguhangayikisha mu gihe wizeye neza ko utakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye muri uko kwezi. Mu gihe wayikoze rero ukabura imihango, ni byiza ko wakwisuzumisha cyangwa se wakwipimira ukareba ko udatwite mu gihe utari wafata uwundi mwanzuro. Niba ufite igitekerezo cyangwa se ari cyo udasobanukiwe neza muri kino kiganiro, wakwandika igitekerezo cyawe muri komenti cyangwa se ukabaza icyo udasobanukiwe neza. Nanone aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe